ikindi nkunda no mugore Mushikiwabo ndamukunda cyane rero bitewe nuko wenda nawe wenyine ari mu bintu by'amategeko cyangwa se politics niwe role model wanjye. Inzozi zawe zirenze umunyamategeko nizihe? Harimo no kuba perezida se? Oya, kuba perezida se kuba perezida we ntago birimo ahubwo mba ndeba n'abanga minister runaka. Kwambara umuntu yambaye iyo myenda wenda atikwije namwe mubona bicumuza abagabo? Uwo n'undi abasanzwe acumura. Zoom TV 24. Yes, twizere ko meze neza mu bice bitandukanye, abari Burayi ubwo ni muri diaspora muri rusange, abari muri Amerika, bari muri East Africa n'ahandi, cyane cyane abarundi batwumva mwibereho mu Burundi. Turabasuhuje, ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyane. Amakuru ni meza. Kuri mwiza rero abantu benshi bajya babikubwira. Buriya se oya nago babura. Kubwira ko wenda uri mwiza bagukundira iki? Cyane reka tuvuge nko ku basore, hari abasore bajya bavuga uyu muntu ni mwiza, abenshi bakunze kubikubwira izo comment, nawe ujye ubabaza ati si undi mwiza gute? Abasore se buriya wabizera? Abasore barabeshya cyane, ubwo yarashaka kubwira ngo uri mwiza wenda atari nabyo. Rero nago commentaire z'abasore nago njya nzitaho kuko nabantu babeshya, ni jendi besha cyane. Bavuga ko n'abakobwa babeshya ni bose, ariko cyane cyane abahungu. Umuhungu n'umuntu ushaka kubwira ngo nk'ubu agapira n'umweru ashaka kwemeza ukuntu ari umuhondo, nuko nyine bateye. Rero ariko hari kubeshya wenda bigamije gutereta kugira ubona ahantu hera umuntu, no kubeshya byo koka mu muntu kwa kundi umuntu amenyeye kubeshya, ni babeshya bigamije ikibisi. Hari igihe uca nk'ahariya mu isoko bakavuga sister uri mwiza, ariko wenda atari byo, just ari akavuyo cyangwa se wenda ari ukubera ntago nyine bamenye icyo abagabije, ariko nyine bose urababwira murakoze ko ni compliment nziza. Kuri icyo kintu wenda turasa no kuza kukiganiraho, kuba umuhungu yakurembuza. Hari abantu bakunda kubivuga sister meze neza. Hari abakobwa bamwe batajya babyishimira, wowe reka tunagihereho wenda mbere yuko twibwira tujye no mu bintu byakira gute kuba umuhungu yagusinyara. Njyemba mbona nyine atari byiza, umuntu aragusifuye ndeba nyine ari ibintu nazi bibi kuntu se uciyeho umuntu agusifuye, muhamagare nimba ushaka kumuvugisha umubwire se wenda twavugana mu bintu nyine birimo ikinyabupfura, ariko atari bundi bakunda kuvuga ngo gusifura wenda nk'imbwa nizo ubona ukakora izo geste, ariko gusifura umuntu mbona batari byo ntago njye mbikunda. Biterwa n'iki? Ni ikinyabupfura gike cyangwa se ni umukobwa baba baboneye? Kuko ntekereza ko ntabwo ari muri mukobwa bapfa gusifura. Hari uwo basifura ariko n'umwe batasifura, bipfirahe? Ni umukobwa ubigiramo uruhare? Ni ikinyabupfura gike cy'abahungu bipfirahe? Hari n'abatababizi ko ari ikinyabupfura gike, wakumva nta kibazo kuba yasifura umuntu, akumva nta kibazo, ugacaho ukumva nta kibazo bimuteye, ariko ntabwo ari byiza kandi nta nubwo uba wubashye umuntu. Nyine ntabwo navuga ngo nta muntu uba ukwiye burya kutuba, uko yaba yitwara kose ugomba kumwubaha ko ni umuntu mugenzi wawe, nta muntu udakunda icyubahiro. Rero ntabwo navuga ngo biterwa wenda n'umukobwa ngo umeze gute cyangwa se ngo yambaye gute. Akenshi bakunda kubikora nk'abantu baba bambaye utuntu tugufi, ariko ntabwo nkeka ko nta muntu udakwiye kubaha ku buryo wamuhamagare mu kinyabupfura uzi umuvugisha atari ukumusifura. Urumva ko umuntu tugiye kuganira azi kuganira, ariko wakureba ku isura uri mutoya, uratangira utwibwira, hanyuma wenda weho ntabwo biraza kuba unatubwire n'imyaka yawe, kuko ukureba ku isura n'ibyo uvuga ntabwo bihura. Banyita Alicia Williams, ariko benshi bakunda kunyita ESSY. Ubwo nyine ni kakazina umuntu azamukiraho bikakagenda gutya. Mfite imyaka 21 y'amavuko, muri Nyarugenge. Kureba se ubona ukiri muto cyane mu maso? Ntago mbizi ariko iyo nirebye muri miroir mbona ndi mukuru. Ndi mukuru, ariko abantu benshi bakunda kubimbwira 16 17, ariko sinzi impamvu. Ako ndakuze uri umuntu ufite 21 se burasaba kuze. Arongorwa. Unarongorwa. Hanyuma se ku myambarire wambaye bitandukanye n'ibyo umuntu ufite iyo myaka,
urumva twaraganira ndabubwira ati ndashaka ko tuganira wenda numva kuzaza wambaye bya bindi by'urubyiruko bigezweho by'iki gihe ariko urabona wambaye nk'umudiplomate kubera iki wahisemo kwambara gutyo cyangwa mu buzima busanzwe nuko mu buzima busanzwe nkunda kubyambara muri umenye nakambara ahantu hose noneho ari na interview kuri ngemba iri official so banumva nyine kwambara official bitavuze yuko n'ibindi by'urubyiruko nabyambara bitewe n'ahantu ugiye nko gusohokana n'inshuti zawe ubona ntabwo nasohoka nambaye gutya mwe ngo ngiye nka piripiri ngende nambaye gutya bya biri weird ariko ko interview mba numva ari ikintu wenda kiri official kizareba n'abantu benshi numva nyine ugomba kuba yambaye undi kuntu runaka hari imyambarire kuri wewe utakwambara biterwa n'umuntu nkanjye biterwa n'umuntu ni wenda nuko yakuze cyangwa se na opinion yiwe kuri njyewe hari nk'iyo nakambara ariko hari nk'iyo mugenzi wanjye yakambara ikibazo ariko ngiye nkabibona ni byiza ariko nkabona ngiye ntabwo nabyambare hose urikwisha ariko bakunda kugaruka cyane kuri za mini na twa twenda hajya tuba tugarukira hano twa mukondo niko batwita nimba ivuga nabi banyihanganire ntabwo ntuye muri izo karitsiye umugani wa muntu weho kuri wewe mini ni ikibazo kuba umukobwa yakwambara mini ubundi mini yaba ikibazo ye yabigarukiye kuko ibyo nabyo bikunze kugirwaho impaka ngo ngo mini ni iyihe mini ngemba mbona atari ikibazo hari umukobwa rwose yambara ukabona iramubereye agacaho cyangwa se nko ku ifoto ukabona iramubereye pe ukabona yambaye neza ngemba numva ndeba atari ikibazo nimba nkunda ngewe I respect people's opinions buri wese ari entitled ku bintu bye ku kintu cye rero sinumva impamvu wabona mugenzi wayivire mu rugo yambaye mini arumva nta kibazo imuteye wowe ukajya kumujajinga ngo ntabwo yikwisha mureke nyine bura nibyo byamushimishije afite impamvu yayambaye kandi njye kuri ngemba ndabana n'ikibazo ngemba ndabana nta kibazo pe abagabo bavuga atari ko abakobwa baraducumuza iyo tubonye bambaye mini hari igihe bahaza deba zo kurwanya inda ziterwa abangavu kumva abagabo bamwe na bamwe bagacometsemo bakavuga atari ko rero abakobwa nabo nibo baducumuza kwambara umuntu yambaye iyo myenda wenda atikwije namwe mubona bicumuza abagabo uwo nundi abasanzwe acumura nimba umukobwa yambara mini wowe akagucumuza ubusanzwe ucumura mu buzima busanzwe pe ntabwo umukobwa yagucumuza ngo yambaye mini muri wowe inside ubusanzwe umutima wawe n'umuntu utari clean kuko none se kuki bamwe harabibona none se uwo mukobwa ntabwo afite umubyeyi se ntabwo afite papa we cyangwa mama we niyo afite abasaza afite abakuze be kuki se byambara akabona nta kibazo umuntu ajya kugucumuza nawe ubwawe usanzwe wararangiye ntabwo umukobwa ntibazakubeshye ntabwo umuntu ngo umukobwa yambara mini ngacumuza umugabo uwo mugabo n'undi abasanzwe atari stable mu buzima bwe njye wapi ntabwo ibyo bintu nabigenderaho hanze se si bambaye n'abambara ama bikini gusa bakagenda cyangwa se ku ma beach cyangwa se no ku muhanda ntihagire umuntu bireba bisobanuye ko umuntu ujya kukubwira ngo umukobwa abasanzwe rwose byaramunaniye kwifata byaranze ahubwo ibyo ngibyo akahita bifata nka excuse yo kuvuga ngo umukobwa yambaye mini njya mbibona hari n'abantu bakunda kwifata excuse wenda yafashe umuntu ku ngufu umukobwa ku ngufu bajya mu mategeko ngo niwe wabitenguye yari yambaye mini can you imagine urumva bitaba ikibazo tuvuge ibintu bikurura umugabo wenda n'urugero niba ari ibibero n'urugero wenda biri hanze biri kugaragara cyangwa se niba yadegaje cyane umugabo ashobora kuvuga ati byankuruye wowe wumva izo mpamvu zidafatika se ntabwo zifatika pe ahubwo kubera ko none se ari umukobwa mwiza cyane ukabona ni mwiza abagabo bakavuga ngo ubwiza bw'uriya mukobwa none se n'isura ubwo tuyipfuke ntabwo hari umukobwa ureba ukabona ni mwiza cyane ubwiza bwe bamwe bakavuga ngo cyakoze ubwiza bw'uriya mukobwa buracumuza ni ukuvuga ngo biterwa n'umugabo ukuntu ameze abagabo bacumuzwa n'ibintu byinshi ashaka kuba areba amaso akamucumuza kandi amaso ntiwayapfuka keretse wambaye rinete nabwo aba agaragara ashaka kuba areba iminwa ikamucumuza rero nyine na mini biri muri bimwe nyine ni ukuvuga ngo ikintu cyose umukobwa afite cyiza ushaka kukira kikagucumuza
ubwo nyine kugira ngo bitaba nuko we wakifata ariko nago na defendinga ibintu bivuga ngo bajye bambara nimba ufite amaguru meza yambare wumva uyikunze cyane cyane ko aba yaranayiguza amafaranga ye nayambare yumve rwose anezerewe ibyo kuvuga ngo bicumuza abagabo birabareba ariko aruyambara nawe ukabona ntari confident aragenda azamura amanura wowe ubibona gute wenda nubwo aba yambaye ari uburenganzira bwe ariko ukabona nawe afite urwikekwe ntujye ubibona se ndabibona ariko hari ukuntu uyambara nyine wenda bitewe n'ukuntu abantu bakurebye cyangwa se n'ukuntu wenda wumva ukagenda nyine umanura ariko nabo nyine babyiga kwambara ikintu nimba wacyambaye uvuye mu rugo wirebye ukumva urayambaye wigera mu muhanda ngo utangire kumanura niho ahantu batangira no bya bindi twaherewe uvuga ngo bagusifura yambare ubereke ko nta n'ikintu bikubwiye ube kuri proud y'ikintu wambaye si William turaganira ku bintu byinshi abantu bavuze ngo ufite imyaka 21 hari abahise bacangara akavuga ati se ku myaka 21 ubwo wahise yibaza arikiga yarangije kwiga ubakora iki ubu ngubu ndakiga niga mwaka wa 2 niga amategeko kaminuza none se amategeko yikiga muri primaire wayitangiye ufite imyaka ingahe ntago nabyibuka ariko nayitangiye kera ariko umuntu wenda hatabayemo ibindi bibazo runaka ntumva ko kuri 21 umuntu aba agomba kuba ari muri kaminuza hatabayemo wenda ibindi bibazo byo kurwara cyangwa se hari n'ibindi bibazo biza mu mashuri wenda minerva kabura cyangwa se uburwayi ariko 21 numva ari yo kuba uri muri kaminuza cyose kujya kwiga amategeko ufite na eloquence yo kuvuga biragaragara rwose igihe uzaba uri kudefanda umuntu wabaye nk'umuroya bitazaba byoroshye kubera iki utagiye kwiga ubuganga utagiye kwiga ibintu byo gufata neza abantu mu mahoteli cyangwa iki ugahitamo amategeko burya nyine umuntu areba ibintu ushoboye nanjye sinawe umuganga ninya n'inshinge ninya no kubona amaraso ntago nabishobora cyangwa nk'ibintu byo mu mahoteli bazabirwa bangata kubera ko ntago mbizi pe hanyuma rero amategeko ugiye kwiga ariko hari ikintu gishobora kuba cyaragupushije ukavuga ati reka njye kwiga amategeko hari abantu benshi bavuga ati nabonye umuntu arenganye ndavuga ati aya mategeko wenda arubahirizwa cyangwa se nkurikije uburenganzira bw'abakobwa kuntu butubahirizwa amategeko amwe namwe agakingiranwa cyangwa se agashyirwa mu mufuka abandi bakayatwara mu mifuka yabo byatumye njya kwiga amategeko hari ikintu kirenze cyagupushije mu Rwanda ntabwo navuga ngo hari akarengane ntabwo hari akarengane ariko nyine nabonye ko wenda nanjye contribution yanjye igiyeho byaba byiza kurushaho nyine ntabwo navuga ngo akarengane ntagahari ariko nyine ni byiza ariko nanjye nshyize contribution yanjye byaba byiza kurushaho none ari nanjye urimo urabikora burya nta muntu utishimira kubona ikintu akoze runaka gifite umusaruro none ikindi nkunda no mugore Mushikiwabo ndamukunda cyane rero bitewe nuko wenda nawe wenyine ari mu bintu by'amategeko cyangwa se politics niwe role model wanjye nendaga no kuza kumukubazaho nkakubaza n'impamvu wenda ari role model wawe ndamukunda ubwo nyine kugira ngo ngere wenda ku nzira nk'aho ari ubu ngubu bisaba kuba warize amategeko cyangwa se ibintu bya political science ego nawe ari mu bantu bane wenda navuga nka inspiration yo kuvuga ngo nanjye reka niga amategeko Imana nibishaka umunsi n'uyu nguyu wenda nanjye nzamera nkawe hanyuma ukumva ko Louise Mushikiwabo ari role model wawe ku myaka 21 ukurikije n'ukuntu usobanura ibintu ushobora no kuba ufite n'inzozi zirenze kuko biragoye wenda ko umwana yatangira kuvuga ati nzaba perezida ariko hari n'abavuka bavuga ati paka nzaba perezida nzaba ministre inzozi zawe zirenze umunyamategeko n'izihe harimo no kuba perezida se oya kuba perezida se kubera ukuntu nkunda nyakubahwa Paul Kagame mba ndeba yazayobora paka wenda upfuye rero kuba perezida we ntago birimo ahubwo mba ndeba n'abanga minisita runaka nka minisita runaka cyangwa se wenda nk'umu MP member of parliament aho ngaho ako perezida bitari hanyuma perezida Paul Kagame umukomoje ugaragaza ko ntari nkubaje niba ushaka kuzaba perezida mbona ubitinya perezida Paul Kagame uramugaragaza nk'umuntu ushobora kuba ari umwihariko kuri wowe ni ibiki bidasanzwe kuri wewe ubona kuri perezida ni byinshi cyane uriya mugabo se burarasanzwe ntago asanzwe njyewe nyine ndakubwiye ko
ntabwo mba nshaka kuba perezida kuko mba numva waduhagije araduhagije mba numva yatuyobora mpaka wenda mfite nk'abuzukuruza usibye ko wenda yaba yarashaje cyane ariko ntagasanga akora ibintu bidasanzwe urebyeho yagejeje igihugu cyacu n'ahantu cyari kirimo kirava ubona ko ari ibintu bigoye ariko yarabikoze rero yakoze ibintu byiza cyane ntawe utabibona usibye wenda abandi batekereza ukundi ariko ni ibintu bigaragara bikumotiva cyane kuri perezida ku buryo uvuga ati yaba ariho atakiriho ni akabando n'icumba ni byinshi kubera ko wenda nk'urugero urabona ahantu urabona urabizi igihugu cyacu ntabwo gifite amateka meza right ariko urebye hashyiramo imyaka 26 jenoside yakorewe abatutsi ibaye muri myaka 26 urumva nk'iyo nka jenoside iba kavuga ko igihugu cyose cyari kiri mu mwijima ibintu byose ntagikora yaba nk'ibintu byose hafi ya bose ubona ko byari byarahagaze ariko urumva mu myaka 26 dufite amashuri dufite amavuriro dufite ibintu byose nyine byaravuguruwe bigenda neza n'ibindi bihugu birabatangaza kubona 26 years abantu bakaba bageze hano baravuye hariya ni ibintu bitangaje kandi bigaragara ko yashyizemo nyine nagakora wenyine ariko urumva he's the head yaba atari strong enough ntabwo tuba tugeze hano ariko ni ibintu mukundira ikindi kintu mukundira no kunaha abakobwa ijambo kandi kera ntabwo byabaga no mu bindi bihugu usanga abakobwa ari abantu bakandamizwa cyane ariko ubu ureba ko yashyize cyane guteza umugore imbere rero ni ibintu mukundira yaduhaye ijambo ni ibintu navuga yakoze biri abakurikirana perezida cyane bavuga ko ari umuntu utihanganira amakosa nawe ujye ubibona njya mbibona kuko niyo umuyobozi runaka uri mu rwego rwo hejuru yakoze ikosa uhita ubona ukuntu atita ngo uyu ninde uyu ni kanaka umva ko wakoze amakosa ntago yihanganira pe kandi niho bitugejeje ahangaha yaba dufite abayobozi bajenjekamo ukuntu agakora amakosa akabareka ntabwo tuba tugeza ariko kubera ukuntu abihanduringa ateza yita cyane ku mibereho myiza y'abaturage ubona ko ariyo mpamvu nyine u Rwanda rugeze hano umuntu ashobora kukureba yakumva ushobora kuba warize neza benda bitandukanye n'abantu tuba twarize kuri école primaire do burya abantu bize neza bakunze kugira izo nzozi zo kuvuga nzaba ministre nzaba president nzaba député nzaba umuntu ukomeye cyane imyigire warateguwe ku buryo wumva ko kuzaba umuntu wifuza kandi mu rwego rwo hejuru urase école do nabo bagira izo nzozi ni nabyiza kuko wenda nkanjye ntabwo navuga ngo nize nabi pe naba ngiye kubeshya abanyarwanda ntabwo nize nabi ariko nize mu mashuri agereranyije araho nyine umuntu wese bitewe n'ikigo yiga ashobora kugira izo nzozi ntabwo bisaba ngo wenda ngiye nize Green Hills cyangwa se nize mashuri ahenze za reviews za hehe ahantu hose umuntu yakiga yafite inzozi runaka kandi akazigeraho bitewe n'uko wenda uburezi bwacu mbona bungana wenda muri leta wenda utsibye mu privé wenda bagenda bazana abarimu bisumbuyeho ariko bandeba twiga ibintu bimwe n'ikizamini n'ibizamini dukora biba ari bimwe ariko ngewe ku myaka mike mfite nabonye abakene baba bakire nabonye umuntu ava mu bintu byo kwambara ubushwambagara azamuka rero nta kintu kidashoboka ni mentality nta kintu kidashoboka kandi uyishaka guhinduka uhera ku tuntu duto cyane ukora nimba ari inshuti ukabona ntacyo zikumariye ugahinduka nimba wowe usohoka ku munsi wumva ubuzima bwawe ugusohoka everyday simbyanze ngo unusoke ariko nimba ari ikintu ushaka kugeraho hari ibintu ugomba kureka cyangwa se gukora ntabwo ushobora gushaka guhinduka wowe ugasiga ari umuntu mu bantu bakunda kunanirana cyangwa bikunze kuvuga ko bakunze kunanirana ni abakobwa niki gituma umukobwa ananirana umukobwa ubundi akwiye kunanira umubyeyi gute hari abatumva bati umubyeyi yamburiye byose umwana kubera iki wagiye mu raya wenda n'urugero ntanze rubi kubera iki wagiye kuba sireye ubwo ntabyabasireye sinzi mwe umunyamategeko ukuntu mu by'interpreta ariko se wenda umukobwa kubera icyananirana akavuga ati ngiye kwibana mu nzu sinzi niba wibana cyangwa ubana n'ababyeyi
unaza no kutubwira niba umukobwa ashobora kuba gufata icyemezo nk'umwana w'umukobwa akavuga ati ngiye kwibana nananiranye na mama, reka duheraho, birashoboka? biraba ariko ntabwo biba biterwa no kunanirana. Rega abakobwa bose bibana ntabwo aba ari ukunanirana. Hari igihe ngiye nshobora kubona akazi wenda hano muri Gasabo, muri bice wenda bya Kimura bya hehe, kandi wenda mu rugo tuvuga wenda ari Nyamirambo, iyo kure wenda nka za Kigali Kanyinya muri ra mirenge yo mu cyaro, none se icyo gihe na ku mpamvu z'akazi. Ariko wenda reka ngwe urugero wenda tugenderaho, ukunda gusohoka ugataha saa 9 z'ijoro, saa 8, ukwezi kwa mbere kwa kabiri papa arakwiyamye, mama wawe nashyize hake, batumije n'imiryango biranze, uravuga ati ngiye mama nkurikije je suis mon droit, ndi gukurikira uburenganzira bwanjye, reka ndeka ababyeyi nge kwibana kubera ko ushaka liberté yawe. Ibyo bintu biri fair? Okay, cyangwa se ni uburenganzira? Urumva ko n'uburenganzira? Je ndumva ari uburenganzira bw'umwana, sibyo? Nuko twege twishyizemo ko umukobwa ari umuntu ugomba kuba abiwabo mpaka wenda arongowe, umugabo wenda aje kumukura mu rugo akoresheje ubukwe. Oya, njyemba numva umwana nimba yakuze agomba akunda kugungana n'ababyeyi, ugasanga wenda rega hari ababyeyi nabo bagorana, akumva ko umwana saa 11 agomba kuba ari mu rugo, namenye ko uwo mwana afite ubuzima bwe bwo ku ruhande, ntabwo ubuzima buzengurikira ku babyeyi. Hari umwana nawe afite opinion iyo, abafite ibintu akunda udakunda, abafite uko abaye wenda utabyishimiye, umubyeyi nawe akakugora pe, akaba ari umubyeyi wasati wenda mama ngiye muri anniversaire y'umushiti wanjye, irabasanga he wenda uratasanga ukamubwira wenda iratangira anniversaire menshi atangira saa 11 saa 12, ubwo urumva irarangira mu masaa moya saa 2, ujya gufata moto ugere mu rugo wenda mu masaa 3 saa 4. Umubyeyi ntago ari bubyumve, ahita yishyiramo n'umwana yabaye ikirara bibinduru no munsi, kandi ababyeyi no nk'abamama bari so dramatic, ashaka kubikubwira no munsi neje akabisubiramo kwa gatatu, kandi warabikoze rimwe, umwana nawe akavuga mu rugo barambangamira, kandi ugasanga n'umwana ufite 22-21 bigatangira kumubangamira, akabona nago yumvikana mama we, yashaka wenda kugira mu bindi yigiramo nayo yumva wenda bifitiye akamera, mama we akavuga ati wenda ugusiye muri bya ndura tasayine umukobwa, kandi ababyeyi bagera defusha utaha saa 12 ngaho kunga umukobwa nkaho utasambire bahita wongeraho ayandi abiri, urabizi kuna ababyeyi bameze. Rero ubwo nyine iyo umwana abonye atabivamo, afite ukundi kuntu yaba wenda ku ruhande yagenda kwibana, cyangwa afite akazi keza wenda, cyangwa se niyo kaba atari keza ashaka wenda guhera hasi akajya kuba ku ruhande, opinion ziziho zitandukanye n'iz'ababyeyi, ngewe ndumva nta kibazo. Hari ibihugu byateye imbere usanga umwana yagize imyaka y'ubukure 18 nabakwiye kujya kuba iwe, akaba ari free rwose kujya kuba iwe, kabana n'inshuti ye. Hano mu Rwanda ubona se bije byakunda ku buryo umuntu avuze ati ku myaka 18 umuntu yigenge. Rega ni nabyiza, subona leta bitangiye ntago ikibazo cy'ubushomeri cyaba gihari, kuko umwana nimba atangiye kwibana afite 18 ahita atangiye kwibaza ngo saa sita ndarya iki, nimugoroba ndarya iki, nzambara iki, nzisiga iki, urumva ibyo bibazo byose bimujye mu mutwe, avuga ati byanze bikunze ngomba kubona uko mbaho, kuko ninakubona ndaburara cyangwa mbwire, kandi nzaniya bitakabiri n'igifundura gikora. Rero numva ko ibizanye umwana agatangira kwibana nyuma ya 18, kuko sina 6 umwana abarangije uwa 6 secondaire, atangira kwimenya, akabona ko ubuzima bugoye, akamenya ko agomba kubaho, akagira responsibilities mu buzima bwe, urumva akabona nyine agatangira kwiyitaho, akavuga ati ngomba kubikora, ngomba gusurvivinga, ejo nazaburara, ejo nazabura umwenda wo kwambara, ejo nazabura amavuta, agatangira kwihigira hasi hejuru kihiringa ariko agakora. Ubwo so umwana ambwira nawe umwana utangiye gushakira muri 18 muri 22 abageze hehe, ubuzima bayarabumenye,
aba yarakamiritse ntabe umutwaro ku babyeyi ariko kubera ko twebwe nyine uwukoze agashya ava mu rugo afite 25 ni naho agera hanze uzareba abantu benshi dukunda gukomplaininga ngo nakazi abari 24 kuzamura kuko nibwo abatangiye gutekereza kuva iwabo ariko batangiye 18 umwana yaza kujya muri iyo myaka yarakamiritse yarahuye n'abantu benshi urumva 18 ntago ababyeyi baba bagikora nimbubi wawe se nindaza kubwira ngo taya amasaha urihiringa izo connection n'imbandi bazibona saa 4 z'ijoro kubera wenda akabari runaka wagiye mu bwo nabahungu abo bantu mugahura ugira 23 22 warakamiritse ubuzima warabumenye wigeze ugongana n'ababyeyi ku mpamvu wenda zawe zo gushaka kwigwanaho wenda bakakugirira icyo gishyika ntago byabura nigeze kugongana nabo cyane ntago bijya bibura gongana ariko bikarangira wenda birangira nyine mwicaye ubyumvishe wenda nkanjye bitewe n'ibintu nkoramo hari igihe wenda ujya mu manama agatinda wenda inama yatangiye saa 12 bitewe n'ibintu mwavuze n'amayide wenda arimo n'ibiki ugasanga inama irangiye nka saa 2 kandi ubizi ko papa wawe mu rugo saa 2 ubundi ubugikora iki ugataha ntibabyumve mukagongana bakanagutuka ababyeyi urabazi iminsi 2 gashira wenda mutavugana ku munsi wa 3 wenda akabari bwo muvugana nago bijya biba nta mwana bijya bitabaho turaza no kuvuga ni kuri Youth Alive okay ni fondation ngira ngo turaza no kuyivugaho ntikiza ko nkunda kubona isharinga cyane bantu hitubwireho gato wenda kugira ngo twinjire mu kandi kabazo nenda ko kubaza Youth Alive Organization ni umuryango utegamiye kuri leta ukora ibikorwa by'urukundo byo gufasha abatishoboye abarwayi imfubyi n'imirimo y'ibikorwa bya leta wenda ubwo ni imiganda ibintu nk'ibyo kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside kwihesha agaciro urumva aho ngaho twinjiye muri leta nubwo dutegamiye kuri leta ariko murabizi ko imiryango ibaho no kugira ngo ifatanye na leta rero byose turabikora ariko cyane cyane twibanda ku bikorwa by'urukundo abantu bagize icyo gitekerezo cyavuye kubera iki mutakomeje gukorera mu kagari nk'uko mwakoraga mukumva ko urubyiruko mwagira iyo particularity njye nakundaga kubikora njyenyine ariko wenda nko gufasha abana bo ku muhanda nkabikora njyenyine and then umunsi ukurikira nkajyana inshuti zanjye inshuti zabo nabo zikaza gutyo rero tugera aho ngaho turavuga burya iyo ubonye ikintu kirimo kiragenda cyesupandinga namwe mwagura ibitekerezo turavuga okay ubwo byagutse gutya reka noneho tubigire official ubu umuryango umuntu wese ufite uwo mutima atujoyininge ari urubyiruko ubwo nyine bitangira gutyo twatangiye turi abantu 26 ariko ngo tumaze kugera muri 300 na ego hanyuma yukurikije abantu bashinga imiryango nk'uko mwashinze ubu usaga bafite touching story inkuru zabo zibabaje wigeze ubaho ubuzima bubi ku buryo wumva ko uri mu buzima bubi nawe kuko ababayeho nabi oya naba ngiye kubeshya ntabwo nabaye ubuzima bubi ariko ahantu mbere twari dutuye mbere mu rugo twari dutuye Kicukiro ahantu habaga ikimboteri nkunda kubona abana bitagiye babyitaga mu ndisi n'ibimoteri bakaza kuhatoragura imyanda twari duturanye nkabona birababaje icyo gihe urumva nari nyiri n'umwana cyane nkabona birababaje umwana akirirwa ngo kuva mu gitondo paka nimugoroba akarya ari uko wenda baje kumena aho ngaho ibintu by'amasaradine amabiswi nayo yarangiye urumva ibintu bajya guta ni ibintu biba byarangiye igihe cyangwa se basigajemo ukabona ni ubuzima bugoye njye nkazambibura nkavuga se urumva iyo ukiri umwana ubutekereza nyine nk'abana ukavuga se n'ababyeyi bagira se mwumva ko ari ubushake wenda ari abana bananiranye nkavuga se basi nta miryango ifasha ko mbere numva ko ari abazungu gusa bafasha rero urumva ndakura nyine menya ko burya babana ntago aba ari ukuvuga ngo usibye ko ari n'abana bananirana ariko akenshi usanga bajya ku muhanda ari ukubera ubuzima bugoye mu rugo byaranze mama no kubona icyo turya ni ikibazo nta mubyeyi wishimira ko umwana wababara ariko igihe umwana ageze kuri iyo level yo kujya gusabiriza ku muhanda cyangwa se gutoragura muri mondisi biba byanze rero nza gukura ndavuga
wenda nanjye nubwo nta mafaranga mfite menshi ku bwanjye ariko wenda hari icyo nakora bitangira gutyo rero n'abandi ndabakonvisinga barabyumva dutangira gutyo n'umuryango rwose ushimishije ufasha kuvuga ngo impact muhatangiye kuyibona hanze bimeze gute? Impact twarayibonye kuko biroroshye cyane urumva story yo gufasha n'ibintu byumvikana nta muntu utabyumva rero uwo tuganya wese dufite event runaka twumva sponsorship iraboneka no ma industry nk'Inyange nka za Super tuyijyaho rwose ni kumva ni ibintu byoroshye cyane kuba babyumva cyangwa se nk'abahanzi nabo barabyumva bakadutera wenda inkunga runaka byo kubyamamaza ariko bigakunda impact yo bifasha abantu benshi ko ari benshi tumaze gufasha umuryango wagiriye akamaro. Hanyuma twigarukire mu buzima busanzwe ufite imyaka 21 nturajya kuri pressure yo gushaka ariko uri kwiga iby'amategeko iyo pressure ikunda kubaho umuntu akagira pressure abakobwa cyane cyane ku myaka 28 biti harya we nta musore mukundana harya wa wundi byagenze gute wa wundi bigeze kuza hano se pressure nk'iyo ariko kuki mukira abantu kuri pressure umuntu ashaka right time yageze hari abigera kuri 32 hari uwo wizira kuri 20 cyangwa se nkanye ufite 21 nkeje ukumva ngo nagiye nko muyidushyira ugasanga umuntu yishakiye nabi ashatse nabi kubera Rwanda bavuze ngo ndashaje cyangwa se Rwanda bavuze ngo mfite isura ishaje reka ngende ugasanga wa muntu nagagiye yiteguye urugo agiye kubera pressure runaka bamushyizeho cyangwa se amagambo wenda yumvisha cyane cyane bikunda kuba ku bakobwa akagenda urugo rukamunanira za divorce zikaza sibyo kubera ya pressure mwashyize ku bantu ngewe right time iraza hanagizira mu myaka imwe pe hari uwo bizira 25 21 32 umukobwa uko ariko kose ngewe bandeba abakobwa bose ari beza rero right time yageze uragenda rwose nakajya abantu bashyira kuri pressure abandi ushaka si imyaka ariko ku myaka 21 bumva witeguye kuba wakubaka kuba wajya nko mu rugo mba numva 21 sinayo leta ngira ngo yemewe mba numva nta kibazo 21 umukobwa aragenda umukobwa wowe urumva wajya ugashinga urugo yewe ndakuya ubu ngumba numva nagenda kuko hari mba numva ari byinshi nshaka gukora mbere yo wenda yuko nshaka umugabo cyangwa se umugabo nago nshaka umugabo n'ushaka mbere yuko wenda njya mu bago nanamushaka ariko kuri ubu ngubu oya nago mba numva hari byinshi numva nshaka gukora ariko bitavuze yuko Imana umuzaye undi nagatwego nyine umuntu agira plan ziwe n'Imana ikagiriza rero n'Imana umuzanye yabyemeye ntagenda da ariko kubwanjye kuri opinion yanjye kubushake bwanjye ubu mba numva oya hari abakobwa usanga baganira cyane akavuga ati shasi byiza gushaka ukiri muto akwiye kubanza kurya ubuzima ibintu by'urugo ni stress ntawamenya icyo gitekerezo we ntabwo ujye ukigira uyu rugo ntago ari stress njye mba numva urugo ari umugisha nuko sinzi impamvu abanyarwanda twigizemo ko urugo ari stress ntago urugo ari stress rwose kubanza kuryoshya ni byiza sava kuko iyo ushatse urumva hari ibintu runaka utagikora ntago buri kanya wirirwa ngo ujya kuryoshya urumva biba bigabanyutse hari ibintu nyine runaka wita wirimita gukora bitewe n'uko wagiye mu magwa ariko umuntu wumva ari kuko urugo rusaba sinzi wenda kwihangana cyangwa se kuri macuwa rero 21 mba numva nta kibazo kandi ntago urugo ari stress pe ntago sinzi wangu ndi kubivuga ko nta rugo ndimo nago nari nashaka ariko njye mba numva urugo ari umugisha amategeko ugiye kwiga yemera divorce nturashaka wenda nawe mbabarire kuba ndi kubikubaza ariko niho werekeza uzashaka turanabyifuza kuzabona uteruye umwana bumva bakora divorce biramutse iby'urushako byanze yego sibye ko nawe yifuza ariko divorce kubera iki ubundi hari igihe abantu banga gukora divorce ngo wenda ngo Rwanda batatubona nabi cyangwa se ngo abana bazabaho gute ariko njye mba ndaho kugira ngo ahubwo abana birirwa babona muserera mu Rwanda mutumvikana bigatera n'abana kugira ikibazo mutandukanye buri wese hari igihe ibintu byanga pe
bikanga ukona wa muntu mwashakanye biranze ukoze hasi hejuru ariko birakomeje biranga ngero mba numva divorce ibaho cyane kandi aba ari na ngombwa hari igihe iba ngombwa pe ibintu byanze aho kugira ngo abana bajye biruga babona murwana umugabo kwita umugore cyangwa se museraburikanya nta mahoro nta byishimo biri mu rugo muyikore n'igihe mumerana neza rwose mwarayikoze mwakumburana mugasohokana n'abana bagakomeza kubaho neza atari intambara kugira ngo mujye mwiruga mu mago nanone muserera. hari abanga kubikora akavuga ati nyuma bishobora kuzagenda nabi cyangwa umukobwa akagira reputation mbi ku buryo atabona n'undi mugabo n'ubwo bwoba se ese reputation mbi na reputation ubwo se nanone kuguma mu mago wenda nk'umugabo agataha wenda yasinze akakubita nk'icupa ukica aho ngaho ukiri kurinda reputation ibyo ni ibiki oya nimbuna nyine mu mago byanze nyine gerageza nago nkubwiye ngo mushwane rimwe tugenda gerageza ariko hari igihe umuntu agerageza bikageraho bikanga nimba byanze rwose nabya reputation burya hari igihe na pride cyane yica nimba ubona byanze bireke agenda uko nawe ugenda uko musigara wenda muvugana bisanzwe nk'inshuti none se ujye ubona abantu bashwanye bagakomeza bari inshuti bakoze amadivorce ariko ukabona baravugana neza ngero mba ndeba ntacyo mbikubwiye biganisha no kwihohoterwa kumva ngo umugabo yagukubise umugabo birashoboka ntabwo turi mu ijoro ry'umugabo wawe ashobora kuzagukubita wabisiporuta kunkubita ugiye kwita umuntu byaterwa n'icyo nk'urushyi urushyi cyangwa se niyo yankubita cyane burya umugore imana imuremana no kwihangana nta kwihangana nyine najya gukora ubundi divorce bisobanura ngo ibintu birabyanze burya n'uzabona abantu bakoze bagiye mu mategeko bagasezerana ukumva ngo bagiye gutandukana biba byanze pe biba byanze buriya rero umugabo agukubita rimwe ugatuza ukavuga ati wenda ejo tuzabivuganaho nk'abantu bakuru kabiri gatatu nyine nawe uyibona byanze nta kundi nta kintu kiba gisigaye ntabwo urushyi rumwe rushobora gutuma umugore akora divorce oya urushyi rumwe ntabwo rwatuma umugore akora divorce hari n'igihe rega ari nawe uba wamuprovokinze wamurakaje ukamuraka gutera umujinya none bitewe n'ukuntu yifitiye tempa ye iri hejuru cyane short tempered ntawe akagukubita ukuvuga ngo rero rimwe na rimwe twumva ko abantu bakoze divorce tugiye twumva ko ari ibintu uri mubye mubyumva pe divorce burya nta muntu wishimira gutandukana n'undi usibye shitani ariko nta muntu wishimira gutandukana ariko igihe umuntu akubwiye ngo agiye gutandukana n'umugabo mu mategeko aba yagerageje byanze hanyuma twaganiriye cyane wenda tugana no ku musozo wacu w'ikiganiro tuzongera tunagutumire ndabizi abantu benshi bari byinshi bifuza wenda kuzanamenya birambuye ariko se uracyari urubyiruko wenda tugana ku musozo urubyiruko ni hafi 70% by'abanyarwanda ndetse leta igaragaza ko irufitiye icyizere ariko hakaba abandi bavuga ati nyamara urubyiruko ntabwo ari shyashya urubyiruko hakizere rwose dukurikije wenda abayeshi barimo ibiyobyabwenge abandi bagiye mu bikorwa by'ubusambanyi abandi n'abantu b'abasonga rero bari aho urubyiruko nta cyizere rutanga mu mboni yawe ni iki urubyiruko rwakora kugira ngo kuko cya cyizere kiri mu mpapuro mu mibare buri gihe bavuga ko urubyiruko rufite icyizere icyo cyizere tukibone koko mu bikorwa ahubwo se kuki mutakibona sinzi impamvu abantu batakibona urubyiruko ni ukuri rurakora njye sinzi impamvu abantu baba bavuga ngo nta cyizere ngo dufitiye yego nyine ntibyabura kuba urubyiruko wenda batatubonera babona izo drugs cyangwa se mu busambanyi ibyo ntibyabura niyo myaka tuba turimo ariko rwose icyizere mukibone kuko barakora ubu abantu benshi se bari gukora ibintu bihambaye si urubyiruko uri ugiye mu muhanda ugasanga zino modoka ziba zihenze zirenze ni urubyiruko ziba zavuye hese ni mu gukora rero nubwo rwose ako kazi kabuze ariko njye mbona turagerageza pe turagerageza cyane rero ikintu nasaba cya mbere icyo cyizere kibanze ahubwo bakibona abantu kibanze kigaruke
batitubonemo babone ko rushoboye kandi urimo no gukora, ntibarebe negative side zonyine, barebe n'ibintu biri positive turi gukora. Icyo nabwiye abari kutureba, subscribe, umva ni ikiganiro cyiza, tere comments n'ama like, wenda bitewe njye nkunda kumva ibitekerezo by'abandi bantu bitewe n'ibyo twaganiriye, kuko ibitekerezo birubaka. Mukore subscribe, comment, kandi komeze mushyigikire iyi channel. Nawe utarakanda subscribe, kanda ako kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.